bino biryo ni byinshi ku mukobwa ugabanya ibiro ndasiga kora siporo cyane ku mukobwa uri kugabanya ibiro ariko amatama akanga akabyimba koko mujye mundeka nirire ndasa neza ahubwo muri iyi minsi ndasa nabi mfite ibisuko bisa nabi ko nabuze umwanya pe nta kibazo ex wanjye Bobo ndashyitse nana ntukanyibutsa context wawe ndabizi context wawe ntukabinyibutsa rero. Yes my people, it's your boy Bobo nanone ndigarukiye iriko ndagurutse bikonera isoni n'umungu wanyu Bobo nanone ndagarutse mbahaye ikaze cyane ndabasuje inshuti zanjye abavandimwe abakoze sabu mwese ndabasuje abakomeje kunera ingabo mu bitugu inama zanyu ndazumva kandi Imana ikomeze bamugisha. Today rero nabazaniye umukobwa wanyu Nana ndabizi ko bamushaka cyane ndabizi ko bamushaka ko turi kumwe ndabizi ko nyine mwishimiye mutubonanye ndabizi ko nyine ndabizi nasoza inshuti zanjye nawe mumeze mute nizere ko mumeze neza nanjye meze neza abatameze neza bihangane bizagenda neza cyane nongeye kubasabira amafaranga uburumbuke murambe mugira imyaka myinshi cyane kandi bakize sibyo abantu bose tujye tubasabira amafaranga nimubona amafaranga natwe mujye mudohota tuyashaka mbega dusaranganye siko bimeze rero mfite ibintu byinshi byo kuvuga uyu munsi Nana first of all maze kumushimira cyane ko yemeye kuza kunyitaba mu mahoro mwituze twishimye nzi ko ndeba nabi uri kumbeshyera ntabwo njye ndebana nabi ndakureba nabi twapfuye iki umva aratari kunteranya namwe urumva ntabwo namureba nabi ariko ndeba neza so nishima kujya kuba ndi kumwe nawe uyu munsi nifuje ko tuzanga tukaganira tukereka abakunzi bacu ko agatenge nta kibazo dufitanye twariyunze nta kibazo na kimwe dufitanye ariko ibi byo kumamagara cyane bireka none se iyo abantu bari inshuti barahamagarana gusa turaba best oya ntabwo turi aba best twe turi aba ex nyine okay ntacyo reka mbyemere turaba ex ariko ba best b'inshuti turi aba ex ariko badafite icyo bapfa ahubwo bakirininze ibibazo byabo ariko turi aba ex iyo nkuhamagaye sibyo mu gitondo ukubazana nawe waramutse gute umeze neza ikibazo ufite ukambwira yameze neza uba mfite ishema yego mba numva nishimye ariko se ni ngombwa bya buri munsi umva aratamutubwire ni ngombwa ngo ex wawe ajya araguhamagara buri mu gitondo akubaza ngo umeze ute cyangwa wenda rimwe mu cyumweru biba bihagije baze kugenda muri comment bavuge niba nzakomeza kubikora cyangwa mbihagarike niba nzajya nzibara izizaba nyinshi nzabikora bazatubwire reka mubaze ibibazo byari bine none bigeze muri bitanu ndetse n'ikindi cya gatanu icyo kintu cyiza w'ubuzima niko nabonye undi mukunzi mushyashya ubuzima bwarahindura ntabwo bikimeze ubuzima oya apana nyine nahinduye ubuzima tu iki kintu ndabushyira ni uko twakundaga kuganira nabaga ndishaye ukaba uhari kenshi ariko umukunzi wawe asa nkaho aba ari byiza cyane kurusha uko wowe wabaga uhari cyane ikintu nyine wumva nyine ni ya good moment twagiranaga bya bihe twabaga turi kumwe njye nawe tumeze neza hari ubwo nyine nicara nkumva ndabikunda ariko nkavuga n'ubundi hari ibyo ndimo byiza biruta bya bindi ese ikintu nakora cyangwa se hari amahirwe ndashobora kuma tugasubira oya
bari amazi hari akaboro baririmba ngo yaragusimbuye nyine ikintu rero wakora ngo dusubirane ngiye ku giti cyanjye mba numva ntacyo nta wundi muntu uri mu buzima bwawe ntashakura ese nakuze amabara ki mabi ushobora gutuma ukunda gukundana ushobora kuba ufite gusa nyine njye nawe tuzajya twumva turi inshuti ariko ibyo gukunda nabyo ucitse imbaraga wowe wenda nashobora gutereta ariko nyine nanjye ku giti cyanjye igihe uramutse umbwiye ngo umukobwa gutereta reka nkubwire nyine biragoye byongera bikagora cyane kubona aho kubabara ari no kubikunda man muzanana akunda Chicken Brian arayikunda cyane mu bintu rero nakoze kugira ngo mbashe kumuganiriza anyemerere napanze ko ndi bumugure Chicken Brian ariko se nabimubwiye navuze ndaza kumutungura abane babizanye ndetse umuntu wamutunguje ibiryo ararira mumbwire umuntu wamutunguje ibiryo ararira cyangwa afite ukuntu akora indi reaction disi baranga buriya enjoy yourself ndaryo yonyine no turasangira nta kibazo ntabwo nakisangiza urabizi bino biryo ni byinshi ku mukobwa ugabanya ibiro ndasiga akora siporo cyane ku mukobwa uri kugabanya ibiro ariko amatama akanga akabyimba koko mujye mundeka nirire ndasa neza ahubwo muri iyi minsi ndasa nabi mfite ibisuko bisa nabi kandi nabuze umwanya pe n'ubu ngubu duhuye atari ku manywa mvuye mu kazi kabaye ndyankurye harya urakoze nta kundi wambwira ntabwo nakubeshya ariko nuko imana kitwaye njye buri gihe buri munsi mbona ugenda uba mushya ugenda uba mwiza ese wakakuntereta ko natari bukwemere undi kugutereta kukubwiza ukuri ariko mbwira utugambo turyoherera ngo twongere dusubirane kandi ntabwo byakunda kuko nari mwiza ni mwiza aseka neza ariko nawe useka neza cyane byo ribaza afite facette mu bintu byari byarankuriye kuri nani ukuntu useka facette noneho ikindi kintu utaruzi cyarankuriye ukuntu urakaye bitugirijwe nyine tutangira kurandaga twavuga ariko ubeshyera njye sijya ndakara ntabwo ndi kukubeshyera barakuzi urakaye ijwi rye ritarihinduka automatically ratari mva ngomba katubanza turye harya ni gute babyemera ibi biryo biraryoshye ibi ni ibiryo byanjye umuceri avoka mugakate gise ntabwo ndi guteretana ashaka kuzaniranya n'umukunzi wawe uyanjye kugira ngo wishime sibyo kandi urazi ko kuva cyane nawe uzimarana ko wishime subizi guys kamabwiza ukuri ibi biryo tubiririye muri restaurant bita Appetite Corner iherereye Nyamirambo mu Marange ku Kayitaje bateka neza biraryoshye cyane pe abantu bashaka kuzasohokana abakunzi babo kuri date mwasohokera ahantu henshi cyane babicaza mukadetingana bakabyo mushaka ntabwo nyine naje kuri date nanana ariko ahantu ndahakunda akuzi ko byari ntabwo nabyumvishije neza ntabwo navuze date ariko hano ndahakunda restaurant Appetite Corner ndayikunda cyane nyine batanga serivisi nziza ibyo biryoshye nyuma ndi kubwira abafana banje wifuza gusohokana umukunzi we yazamusohokana muri Appetite Corner
batanga serivisi nziza cyane, ibiryo byiza, nta kintu wahabura, ibintu byose birahaba. cyakoze ibyo ntabwo ari abakunzi gusa, abashaka gukora amaniveriseri, inama zitandukanye, afite tukana byose barabikora. kubera iki utambwiye ngo nze ntari ibyo ndikubwira gutumira ko njya kugura ibiryo, sibyo? use nimbisigaze urishe kandi ushaka kunanuka, none ushaka kurya ibiryo bituma ubyibuha. ikibazo kiryo cyose ntakiko ariko biraryoshye guys, turi kurya ibiryo biryoshye birimo n'inkoko, batubwiye ngo byitwa ngo chicken biryani. ariko ndabibatuye ubwo abantu ariko ndabibatuye kameramani arabikabye kameramani w'abandi kameramani ndagusigira ndagiye kureba nabi kandi nawe ibyo bagiye kubizana simbizi ndamusigira cyangwa bamuha ibyo nta kibazo. hanyuma bakubwira ko biryoshye guys, nari ngomba gusangira na Nana, nishimiye kuba ndi kumwe nawe uyu munsi, noneho gusangira twabiruka gakera, sibyo? Ni iby'agaciro rero kandi ndagushimira cyane kuba wemeye kuza. Irazi ko numvaga ndi buguhamagare nuza. muri mayi hatu uzambabarira Ikibazo mbajije nuko abantu bajya bambwira wese ngo baba muri mayi hatu azakubabarira, ngo none se cyagenda narakurakariye, ngo se ngo wabare baba muri mayi hatu, ako bari abantu nibo batumye ibintu byose biza. Nukuri niba barakuneje, sibyo? Bari abantu batumye Bobo yiyumva ko ari umusitari cyane, atangira no kwiga kunshitinga. Shana uko urambeshye. Ese umukobwa mwari muri kumwe ntabwo yari umugabo wawe? Oya. Bobo ariko twatandukanye igihe kibi, wansigiye depresiyo buriya ntabwo. Nanjye sinayijyanye. Wayijyanye he? Teye ubwoba kandi. Twatandukanye igihe kibi, twatandukanye iminsi mibi. Reka manze niregure. Ibintu bya mayihati byo ntabwo mbizi, sibyo? Daddy niwe wandika script akayiduha tukayikina, nimba ibintu yanditse tuzongera guhurana na Nana tukiyunga, ni byiza. Njye none ngize Imana yanakwandika ngo ngiye nkubabarira, uri kumva? Kubera ko byatuma none nongera kongera kwegereza cyane nkagufatisha fresh tukaduhura kenshi. Ubu ntabwo tugihura kenshi, bituma unakomeza kunshyira kure yawe. Daddy tubabarira dusubizanye, uri kumva? None abantu barambwiye ngo Bobo ngo ngori zose ngo murekere Derek, ngo Derek umutwaye company, ngo noje kumutwara ngo n'umugore, ngo murekere Derek ngo ujye kwa Nana, ngo Nana ngo ari kugaruka. Guys, Kira ne wandika filime dukina, atwandikira ibintu nyine tukabikina, ne yandika ko nsubirana na Nana, gusa nge kuri nge byaba ari amahirwe akomeye nsubiranye nawe for real. Uzajya uba uhari turi kumwe, kubera ko amarangamutima ni ibibazo. Ntabwo nyizera. Bivuze ngo turi kumwe cyane nakwisubiza, siko uvuze? Guys, ubwo rero niba ramukanye ne bikunze, Daddy akadusubizanya na Nana tugasubirana, ndabizi ko couple yanjye muyikumbuye nge na Nana muri mayihati. Abantu benshi baradukunda muri mayihati, bakunze couple yacu, none ikirenzeho bishimiye no kubona twarakundanye muri mayihati tukanakundana mu bintu bya nyabyo. Byarabashimishije. Twakundanye mu bintu bya nyabyo, ako twamaranye igihe kingana. Ako najyaga numva bavuga ngo abakinnyi ba filime bose n'abakundana, ngo abahanzi ntibakundana, ngo abantu bakorana muri banki ntabwo bakundana. Ahubwo abasitari gukundana banza bigora. Birashoboka. Uzi impamvu? Njyewe ntabwo njya numva ko ndi umusitari, nicyo kibazo. Mba numva ndi umuntu usanzwe. Rero akaba ari nayo mpamvu hari ngira amarangamutima cyane. Rero hafi ndabizi. Hanyuma agakundo kanjye abantu nyine agatima kanjye abantu barakababaje, kabaye nombe nyine, ntago mba nkeneye ibintu birimo stress nyinshi. Ndashaka kwiberaho mu mahoro, ndashaka nimba nkunda mukunde,
nyine no mu buzima busanzwe njyewe inshuti zanjye ndazikunda nk'uko nazo zinkunda njyewe iyo utankunze nk'uko ngukunda ndakurira barabizi amacaka bibe win-win nibwo abantu bakundana bya nyabyo ako ntibyari win-win nuko habayemo agakosa nyine win-win icitinga ibaho njye ko ni ngombwa ngo wongere nibitse ko nagucitinze azundi waramfashe nuko ndashaka kubisubira mu wundi waramfashe kuko ari amagambo gusa ibimenyetso bifite video musabye video wayerekana ikananye nga Brian nimba ufite video yishire hanze naba nsebeje ex wanjye mwandaritse akabaye uzaje kunyita ex wawe nyite inshuti yawe nyine ntago nta kibazo we ex wanjye Bobo mwandaritse nana ntukanyibutsa ko ex wawe ndabizi ko ex wawe ntukabinyibutsa rero bajya ukaza kubyibagirwa ntabwo nabyibagira ko mfite umukunzi ntabwo nabyibaza ndabiyobewe ndabizi cyane ko ufite umukunzi ariko ntukabinyibutsa ko ex wawe umunsi ku munsi so guys nananyemereye ko azanjyana iwawe sibyo ikindi oya ntiwisubire imbere y'abantu inshuti bacu ndabyemeye ndisubiriye ntabeshye narangiza abona igihe wamunaniye ubise ko n'igihe wamunanira ariko n'uburenganzira bwanjye kujyana mu rugo cyangwa kwisubira ngasubira sibyo rata nyine ndagusabye ukwisubira ariko ureba nawe ngo twamyimye umuceri ihangane urumva nashana kuri wabinyemereye kandi njye ndifuza guhura n'ababyeyi bawe kuri pe nkabura n'ahantu uba wavukiye sibyo rero bizanshimisha so guys nanareka twemeze atazisubira azihangana kuko ashoboye kose ibintu asezeranya imbere yanyu azabikore sibyo nana ikindi kandi ngiye kwisabira kuri Imana pe ngiye inshuti yanjye kandi inshuti magara ujye umbara n'inkomagara unyitabe ningutume wenda gushaka gusohokana umbara unyemerere sibyo ko njye n'ubwo twatandukanye nuko ndi kumwe gutya binshimishije reka rero mbabwire njye na Bobo twaratandukanye bidasubirwaho bitisubira bidasubira bitazongera no gusubira ikindi ngiye kukubloka njye nawe tuzaduhurira mu kazi honyine ndakubangamiye njyewe byibuze ndakubangamiye ku buryo uba ushobora kumbloka nzi kuvuga bavugisha ukuri Karimu Igorata Karimu Karimu reba hano turebe ndeba turebe nyine ndeba turebe ndebe mbaka tukinde ndagwa kurebamo ibishinga turebane tureba nana oya turebane njye nsanga atarimo shandeta vuga ko yanyanze iyi nadahumbye ndamyaho Karimu turebana kandi umuceri wawe wanyu siyanze kundeba Karimo umuceri wiwe wanyuma nigendere data Karimu so guys mwakoze tugiye kurya umuceri wacu mutari kutureba tuwumare twitahire muherekeze mugeze mu rugo nanjye mite ndakugeza mu rugo utagira ikintu uba bikazambarwaho so mwakoze rero guys mukomeze mudukurikirane kuri Bobo Films mudukurikirane kuri Nana Official abanana Nana Official tubyawe niyo Nana TV show nabyo X Nana TV show mukore subscribe kuri YouTube channel zacu nukuri Imana mudukunda turabakunda kandi nimukomeze kugaragariza urukundo ngewe Nana bizarangira bimujemo birangira agize gute amfatishije neza yanjye irimo kwamamaza ikindi kandi ndakomeza mushyiraho pressure tuzajya iwabo nukuri kw'Imana nyuma yo kumatiriza cyane kujya iwacu nyuma yuko nabikwemerera n'ibindi bikarangira bitabaye ntabwo tuzajyayo ngiye kurya mutama amarira ntabwo uri bungere ku nzoga
uri muki barazana uwundi oya nta kibazo kuba yankatira akandira ibiryo byo ntabwo ari ikibazo kuri ko Imana shana bibi wanjye nako sorry nana birye nuko Imana ubirye neza kandi wishimye ibaze ko yatumye na tonique kugira ngo ajye abirya abicagagura kugira ngo abimare rero kurana n'imikino afite tonique ni ukuri kugira ngo mbirye mbimare data nodoringa n'ikindi kintu nkirye njye amafaranga ex wanjye bwa nyuma n'ubundi ninanga kurya abandi bakora twariyunze nyine apana buri munsi tuba ducishamo igihe twongera tubonana so guys ndashimirana na wemeye kuza kwa Bobo Films ni ukuri kw'Imana uri w'agaciro mu buzima bwanjye ni ukuri kw'Imana uri ingenzi mu buzima bwanjye ni ukuri kw'Imana nk'ufite mba nishimye ni ukuri kw'Imana kukugira nta wundi muntu nakurutisha uri inshuti yanjye magara uwo ni nana gusa umva mbabwire rata abantu bo kwa Bobo ndabakunda nanjye ariko Bobo atarimo ntabwo remere kuguhanagura ndabakunda Bobo atarimo mukore subscribe mumwereke urukundo mukomeze mumukunde nukuri pe nawe arabakunda kandi mba nashaka no kubera urukundo rwanyu apana urwe thank you so much we love you